Tessie. Oui. Tessie. Oui. C'est uri mwarizwa n'iki? Ubuzima bwanjye buri mu bibazo. Eka. Wa boyfriend wawe se yakwanze? Haga ibyo ni bisanzwe. Natwe baratwanze ariko akarijijwe nuko yakwanze. Sibyo? Cyabyiboneye ngiye kwa muganga bamuga ko ndwaye impyiko. Wasanze ngo urwaye iki? Ngiye kwa muganga basanga ndwaye impyiko. Oya no. Ariko ibyo ntabwo byakwiye kuba uri murarira gutyo. Nose bisaba kunywa amazi bikarangira. Wowe ntabwo uri kubyumva. Yasaba insimburangingo. What? Yasaba umuntu. Nose simbyumva. Birasaba yuko umuntu aguha ngo impyiko. Yego. Kandi nawe mfite. Bigirane koko. Okay, you know what? No, we did. Okay. Pass them chickens are you go. Right? Koko se. Yeah, of course. I can do everything for you. Sibyo? Uri serious? Yeah, nzabikora. Okay. Tise wenda hari ikintu utaruzi. Ariko haciyeho imyaka myinshi cyane. Ngukunda narabuze uburyo nabikubwira. Si imyaka ingahe? I think ni imyaka 7. Yeah, that's it. Nuse koko biri seriye cyangwa uri kumbeshya? No, imyaka ndimo ntabwo ari yo gukina. Urankunda pe, umuntu arimo gushyira ubuzima bwe mu kaga akamura upyiko rwe. Urakoze. Okay, none se ari byo nkubwiye wenda. None se basi wowe uriyumva nkanjye urankunda cyangwa wumva wankunda? Mburi nagukunda pe, ntabwo nakanga kugukunda kandi wanyemereye urukiko. Wankunda kubera nkwemereye urukiko cyangwa se? Oya, ndagukunda. Like seriously? Yeah. Mburi ndagukunda. Ahubwo tugereye kwereka papa mbwiye kandi nawe uzama impyiko. Umva araguha n'amafaranga menshi cyane. No way, njye ntabwo ndi mudashinja ariko ku mafaranga. Oya, nta kibazo shiri, tumwe tugende nta ribi. Merci. Bite musore? Ni byiza n'amahoro. Tessie. Papa, ni wa musheri wanjye nakubwiraga. Yaboneye ko mu rukiko. Bakwita nde? Banyita Lucas. Okay. Murakoze cyane. Ababyeyi banjye. Tessie yaba yaragusobanuriye byose ko ikibazo kimeze? Yarambwiye kandi nanjye nkashiri wiwe niteguye kumufasha uko bishoboka kose. Okay. Ibyo rwose urabona mwiza pe. Mama Tessie wowe? Kuri ni mwiza uriya musore n'umwana mwiza.
musanzwe mukundana. Natwe rero ibyago ni ukubiza bigwira abantu ariko ni nako ibisubizo biba biza. Ubwo rero kubwo kwitanga kuko ni gake ushobora kubona abantu umuntu ashobora kwifata ukabona ko ashobora gukora igikorwa nk'icyo cy'urukundo. Urukundo rwabo ni ukuri ruganze. Ariko rero ndumva nawe hari akantu kishimwe byibuze naguha. Batesi rwose. Nibyo. Ndumva byibuze nabyishimiye cyane pe. Bura kubona umuntu w'umusore nk'uyu nguyu, umujene nk'uyu nguyu witangira umukobwa wacu. Ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ndumva rero nagushakira byibuze buriya se yamushakira nka miliyoni nk'icumi byibuze. No. Buri cyambere ni umutima kandi umutima ukunze. Ubwanyu kuba munyemera kuba nakundana n'umukobwa wanyu umugisha kuri njyewe kandi birampagije pe. Mwana rwose. Oya ntabwo ariko byakagenze. Nishimwe ntabwo ari ikiguzi, sibyo? Ndumva rero kuba nanjye mbikoranye umutima mwiza nawe ntabwo wabura kutakira iryo shimwe ry'umubyeyi. Ariko nyine numvaga atari ngombwa pe. Mba umuhungu wanjye murakundana muzagera kuri byinshi so ayo mafaranga yabafasha. Urumva amafaranga ushaka kutubwira uzi Batesi ko ndabara mpaye ikintu bashaka kutubwira. Rero njye nahoze mbitegereza. Ariko abana sinakubwiraga ngo upanze kurusha. Nahoze mbitegereza. Nta kibazo. Binyibutsa ubuto bwacu. Rwose ni mwiza nta kibazo n'imwe. bavuga bamwiza. Rukasi cyasi nishimwe ntabwo ari ibintu miliyoni 10 byibuze aricyo zagufasha. Kuko cya gikorwa ugiye gukora ni igikorwa nyine umuntu atabona agaciro yagiha. Sheri wanjye first of all kuba ngiye kwakira amafaranga ntabwo ari kumutesha agaciro ariko kuko ari mwebwe ari nk'ishimwe ntabwo nabasuzugura. Nibyo n'ubundi nakubwiraga rwose. Muracyari bato muracyafite fitire muracyafite ibyo mushaka kugeraho kandi nawe hari ikintu ugiye kubura rero uhari imbaraga ugomba kwiyongera cyane. Ni byiza rwose ko ababyeyi tubatekerezaho. Mama Tesi nawe nkunda kureba kure rwose. Ibyo umugabo mwiza. Naho neza cyane. Rukasi rero ndatekereza nabangwaye 500 ukaba ugerageza muri iyi minsi none operasiyo yarangira izindi miliyoni 9 n'igice nasomazigwa. Nta kibazo rwose nabwo muramukoze cyane pe. Nabwo muramukoze cyane. Naho rwo naribagirwa. Shyiramo ko njya nkunda kugira amazinda nkibagirwa. Nagushyiremo nimero ze. Shyiramo nimero. Uzaroji, ngo ko yarojisitira. Oya yazishyiramo shyiramo nimero ze. Shyiramo nimero zawe. Iko mbona umva bato bavuga. Ariko nawe rwose. Amazina ni Robert. Okay. Ntacyo rwose urajya kugera iyo ugera SMS wayibonye. Ntizimye mu magambo rero nishimiye yuko sheri wanjye mbonye ababyeyi be ako nayo mfite akagahunda gatoya. Ntacyo nibyo bato ntabwo mve kwizimba mu magambo ese uko utakiri umushyitsi pese. Oya murakoze ahubwo
nashaka kugenda. Kamugeze ku irembo. ubwo utazasanga natogosheje udushaza Oya nta kibazo nashyizwe n'agasuru umwana wanjye ni ukuri nzabyishimira ufata neza ukajya umumenya uru rugo rwarihaye pe oya nanjye ubu ngubu nabaye umunyamuryango ntacyo ukwiriye kuruburamo sibyo mama Tesi ni iby'umugabo mwiza bakisheri bamerekeza Kamugeze ku irembo. rero murakoze pe maze rero Imana ibahe umugisha. ugende imbere se nawe uratseza ugarutse mu cyumba Ndaje. cyangwa ubwo gihe ugiye Oya ndaje. ubwo papa Tesi n'ibyo Imana yabikoze n'ibyo kugira ngo se si ibyo yakora iki kada nakuze kusetsa genze bite se bigenze bite se nyine nakora kiriya gikorwa nyine cyamuzanya aho umwana wacu Impyiko umwana wa mugabo ibindi narangiza tumushyingire wa muhungu umuntu uza seta ibirenge kuri yameze nk'intuza hariya ubonye iranyogosha afite hariya ku mukobwa wanjye nirereye udafite icyo abuze uretse buriya burwayi bwaje Tesi n'ubuze washya ubu urabona we wamushimye nese ubura mungu ko atamuhaye Impyiko umushakira waye ntabwo rwose uriya nta kindi namuha Impyiko birangiye tumushyingire uriya ahanjye numvaga yareka kwikuvanga mu nkundo za n'umukobwa wawe byari ibyo nitambukiraga ubu bavuga ngo wumva ukomeje ese papa Tesi kuko ibyo bintu urakomeje njye kari agasore ntabwo kambere uriya ntabwo yatwara umukobwa wanjye yego da yego sama ntabwo bishoboka namuhereza Impyiko tumushyingire wa muhungu ko atazimuhaye ko atazimuhaye ubu ushaka kumushyingira ko atari wazimuhaye umva kamubwiza ukuri ntukashaka kwivanga muri bizinesi nyamara ibyo nkubwira umbwira iki nyamara ushaka wareka kwivanga mu nkundo zawe n'umukobwa jya urabona kari agasore njye karongora umukobwa wanjye njyewe papa Tesi yakanyemeje data akabuma afite ugumya gutera n'amagambo Sweet, oh my god! Se urasaza akanya. Thank you, Pepe. Niki se kandi? Thank you, Pepe. Habaye iki? Hey, ntabwo wabaho. Aya mafaranga n'ayanjye. Hey, mbabarira nyereka. Kuki? Tesitsiye. Wose yakuye. Sheri umuhungu. Kumera Bimwe se n'umuhungu. Kumera kusingo waraburiwe wirwa. Mfite boga. Reka. Sheri ntabwo ushaka kubyumva. Serious? Ibaze ko adwanyereje amafaranga abanjye muri salon. Mbura utuntu nkeneye ejo tuzasohoka. Ngo tuzasohokera he? Nakubwiye wahita reka. Umva aho yana ko yinjijisha tuve ku byanjye. Ndiki? Numvise ko ngo wazanye hano haje umukwe. Ko mama yambwiye. Umva reka ibyuri. Boyfriend ngo Reka ibyuri. mwiza. Boyfriend uhese. Ngiye mfite shire subi nako ntago ubizi ntago nize mbikubwira. Ese byanyu ndacyabimenya ko mba nigendeye nanjye mba nigiriye mu byanjye. Ngiye mani mfite shire. Nyine sheri wamuzanye. Uwo ntago ari we watwazanye mutse ntago ari we. Ntago ari sheri wanjye wa nyawe. None uza kwerekana iwanyu umuhungu atari boyfriend wawe bibaho? Tuza mubwiye ukuntu byagenze. Wowe ntago uzi history kuntu Reka numve. Uyu munsi nagiye kwa muganga. Wabimbwira kuri bujye mu gitondo. Umva nazanye inkuru mbi nakushaka kubyumva. Bansuzumye basanga ndwaye impyiko. What? Umva impyiko. Nabyuze. Muri kuvuga wabisubiramo wowe urabizi? Ngwiki? Impyiko ubundi uzi icyo ari cyo? Ese ngenda biyobewe. Ari kubona gutya nitsetse kugira ngo nishimye gute we nakubizi nyine nagiye kwa muganga basanga ndwaye impyiko noneho ubwo ndazi ngera hara kuri gate bamuteye n'uwo muhungu rero kuvuga ni umuhungu nyine twarukanaga kera w'inshuti yanjye twaraniganye umva yarankundaga kera shawe none kumuzana kumwerekana mu rugo umva nyine mubwire ndashaka kunyumva ubwo rero
turahura nyine ndabimubwira arangije nyine umva ntabwo ushaka kwemera ko yanyemereye ko azama impyiko ariko nawe umeze ko Ngwiki Yesu impyiko muri uru Rwanda so umuntu abaho azaguha impyiko mu buye buryo umuntu murahuye rimwe ngo nuko ngo mwakundanye akagukunda ngo azaguha impyiko ariko navuze ko abahungu b'iki gihe basigaye babeshya azakuramo impyiko ze azemutesi kubera iyihe mpamvu kubera iki kubera ko ankunda uzi ukuntu yankundaga ariko kera yarankundaga ako nyenye simukunda none kubera iki kuba kutamukunda umuntu ugiye kwitanga agakuramo akaguha impyiko ugiye gupfa akavuga ngo reka nziguhe ese kare wabinyemereye nge ngize mbimuteramo agahato ariko abakobwa yabinyemereye umva ngo nari ikibazo cy'ahantu yabyakiriye gute yabyakiriye neza ubwo se uwo muhungu mugiye kumuhita ugiye kubaha impyiko papa yamwemeye udufaranga dukeya turahore kandi ubwo azi yuko umukunda azi ko mukunda nyine kandi mubeshya njye se ndamukunda mfite shiri wanjye mfite boyfriend wanjye niba ufite uwo mu boyfriend ko nawe ntanamuzi ko kataguha izo mpyiko ngakwitangire abo bahungu ariko uzi ukuntu baboneka ni bangahe ni 1% mu gihugu mbabarira mpungu nabo namukunda nese ko mbayambika ari na mwiza kubera cyo utamukunda umuhungu ugiye kwitanga gutyo mba njye mfite boyfriend umva cyane bivuga ahubwo ndabona kamamagaye Allo tumewe ko bubite neza neza siko wangiritse neza burundu Okay Desi amafaranga yabonye yayakohereje Alright ntacyo papa wawe Okay reka nzenya muguhe sha mwana w'amarambabaje uwo ubona rero ngazira mfite nukupe papa acyagura misheri gushaka telefone Papa Desi Oui alors sasa amafaranga yanyabonye ariko mbitekerejeho bitewe n'ibibazo mfite wenda ntakubwira akakanya nkeneye nk'ibindi bihumbi 500 bikozura miliyoni none se wagiye tuvuganye ngo kibyo twavuganye ntabwo nabyobahirije wakone nakubwiye ntabwo ko nabanje nkohereza 500 izindi 500 nzazigwa ari uko operasiyo irangiye oya wijya muri byinshi wijya muri detail nyinshi ntacyo ongera unyibutse nimero zawe nimero ni 078 Okay, reka nze sinakubwiye afite inzara ntabwo yageze no mu magufa ariko nyaka ni mafaranga mwe ngo ninongere muhereze ibindi bihumbi 500 akuyamwoherereza fa kuba ibyatwemerera ari bitabiduha gusa ariko reka nyamwoherereze kuko n'ubundi yamuje cyoherereze kumva gifite n'ubukungu bw'amafaranga kuko n'ubundi kugira ngo tuzabone wapfa kuyiduha byibuze byagorana kandi twemerereza hano n'umenye ngo akimara kubikora udusezerana n'umufiyanse wawe bigari nawe ndamukunda reka ntabwo mukunda narakibeshye cyane uruwasa yamwoherereza n'ubundi ntacyo tubuze mazina ni Lukasi Okay n'ubundi ndabizi yuko nta rundi rukundo n'ubundi bangirira
uretse kuba naha umwana wabo impyiko se ubundi n'iki kindi banyifuriza. Alright.